bashiki banjye bakanga no nkagenda najya ngera ku muryango ngatabaza akagaruka niruka ariko kanga kwinjiramo nanone ukongera ukagenda wajya ugasa nk'urenga metero ebyiri ugeze muri salo ugatabaza ukagaruka wiruka kandi wari uzi uko akazi abagabo baza bagiye kujya mu ijoro bari kuvuga mu butuye ko ngo ibisiga bizamukuramo amaso ari perezida narabakurikiye ibirometero n'ibirometero nta no kureba inyuma ngo none se umwana n'ibiki numva nkungiye mu ijoro turabaramukije mwese bakunzi batendeza online tubifurije amahoro y'Imana tubabwira ngo aho muri hose mugubwe neza turabizi ko hari aho bitameze neza hari aho bitagenda neza ariko hari ukuntu uyu munsi biba bitameze neza ariko ejo bikemera niko isi yacu yubatse ikaze rero kuri buri muntu wese ukurikira tendeza online abakunzi bacu by'umwihariko reka tubashimire abakoze subscribe abakora share abaduha ama comment ari abaca mu gikari cyangwa abaca kuri channel bisanzwe ndabashimiye hanyuma rero kano kanya turi kumwe n'umutumirwa wacu Patrick Maisha karibu nzwi mu izina ryanjye oya wapi ntabwo byemewe ni ngiye ugomba kubyivugira nshobora kuba wenda nzi rimwe cyangwa se wenda yose urayazi nshobora kuba rero nanone wenda nyazi ariko ntakunda ngiye kuyakoresha wenda hari irindi mvuga wenda nk'umuntu papayela ibyo njye nkoresha niryo nkunda kuvuga urabizi ariko karibu na papayelika papayelika yego umwe atagira ishyari ngo avuge yumve ko navuze era kandi koko ko nibutse ko bashaka kujya kureba ikiganiro umwe akavuga ati ariko papa kuki ijye utamvuze no kubera ihe mpamvu ngo rubanza warucute oya ntabwo byavamo washiduka ubuze ikintu uvuga kandi nta mubyeyi buri cyo asubiza umwana ubundi karibu rero Maisha ikaze hajya niko bajya bivuga ni star si ubundi byavuye ni Igiswahili sinzi ko tuzabibaza cyangwa se ibyo byose kuvuga ngo star ntago ari ikinyarwanda ubundi iyo uvuze ngo karibu umuntu yakagombye kuvuga asante sana oya ni Igiswahili ubundi umuntu avuze ngo karibu ikaze murakoze ni ikaze ikaze kuri tendeza online murakoze hanyuma rero ikiganiro cyacu twagutumiyemo uno munsi nabajya bakubwira ngo wakoze kuza mbisubiyemo wakoze kuza nawe wakoze kubyakira ikiganiro cyacu cyitwa nkiri muto ni ikiganiro abantu benshi bisangamo buri muntu wese yisangamo kuko nta mukuru w'aka kanya utarigeze aba muto noneho ni ikiganiro dukunda kugaruka kuri twa tuntu twa kera umwana yakoraga akaba yarakuze kano kanya noneho agasubiza amaso inyuma bikaba ngombwa ko yibaza ngo ariko buriya ngo nkabiriya nabikoze kubera iki ese hari n'ukora ikintu wenda ari undi mwana wamushutse yabitekereza ubwe akumva nyine ni story ishekeje cyane utwo tuntu rero nitwo dukunda kugarukaho cyane niyo mpamvu cyitwa nkiri muto ese nkiri muto byari biteye gute byameze uko ikaze rero nawe dusangize ukiri muto ni igihe nkuru wumva wibuka ukiri muto ikintu ujya gutekereza kumva cyagushekeje muri make aka kanya ufite era na era udashobora kwibagirwa byanga bikunda yego iki ni ikiganiro gisaba gutekereza cyane ko burya iyo umaze kugera muri iyi myaka ubutangiye inshingano z'urugo ziba nyinshi ugatangira gutekereza abana akazi n'iki byose buriya wavugaga nkajya nkurura ese byagenze ute kera nkiri muto ntabwo nakundaga kuvuga urumva ku buryo n'abantu benshi bambonye mu mwuga w'itangazamakuru
birabatungura cyane, ntabwo amagambo yari make cyane ku buryo iyo twabaga turimo gukina n'abandi bana baragendaga bakavuga nkicara nkumviriza nkabitega amatwi urumva. Ariko ahanini twakundaga ibintu bita gutsuka. Urabizi? Kubera ko nakuriye mu gihugu ntabwo navukiye mu Rwanda, navukiye mu cyahoze ari Zaire, noneho ni ahantu habaga imicaca n'inka nyinshi, kugenda ugafata umutumba ukawicaraho, nibyo twitaga gutsuka. twabyitaga ntabwo ari kukamagare, kujya kukamagare. Nicyo kintu nibuka cyane, kuko iyo twabaga twagiye gutsuka twabanje kujya twambara amakabutura agacika, yacika wagera mu rugo bakagukubita. Rero tuza kwiga imitwe mvuga ngo mbese tuzajya dutsuka twambaye amakabutura ntacika, niba tuzajya dukubita tukayakuramo. twamara kuyakuramo ukagenda n'ikibuno ukamanuka ku mutumba kugera hasi. Urumva rero harya ahantu imitumba yaruhukiraga buriya ntiwagusiga ugakomeza ukagenda, cyangwa warawusiga ukagenda? wewe waragendaga wagerayo, hari igihe wawuvagaho ugakomeza ukagenda ugasigara. Urumva wasangaga nyine mwatashye umucaca wamaze kwicapa ku kibuno, noneho nimugoroba rero bajya kukoza amazi, bahitaga babibona ibyo wakoze. Wabaye iki? Ati wavuye muri ya micaca kandi none wavuye gutsuka. Urumva igiti kikaba kirakubonye. Ubwo imicaca yarabatemaguraga, imicaca iragutema ikazana imibyiri byimba, none iyo bakoreshejeho amazi birakurya, none ugatangira kwishimagura no gukoboka. Ubwo bagahita bavuga ati aha wiriwe, bari bakukabutura bagasanga nta kintu yabaye. kamwe ari muzi ubwenge, bari barabafatiye ibyemezo cyane nuko bitabahiriye. Ikindi nibuka imicundero, hageraga ibiti bigira imigozi, none ukagenda ukayifata kubita nyiri kongera ukagaruka. Rimwe nigeze kugwa mbanza umutwe hasi, umutwe uragenda winjiramo muno mu ijosi, kandi mwabaga mwazirikanyije amashami y'ibiti. Noneho kugira ngo bankure babikurureho kujyana kwa muganga, ibyo ntabwo babikoze, ahubwo barakuruye gutya birongera biragira gute, umutwe urongera umutwe utandukana n'igihimba byari byaje. Ikindi nibuka umudakubitwa, uruzi mu bageze aha ngaha wigeze avuga umudakubitwa? Ariko ndabumwihora. Umudakubitwa twavuga nyiramudakubitwa. Mudakubitwa wabaga ku nturusu ukagenda ukawukuraho ukahita ubika mu mufuko, wakereye ku ishuri ngo nturi bukubitwe, nyamara wageraho bakaguhonda. Akantu karadukashaniye nako, wagera mu rugo ngo ntabwo ufite umudakubitwa, wagerayo bakaguhonda. Ibintu byo mu bwana. Umuntu wari warakazanye buriya yari muntu ki koko? Oya, yari umugome. Ikindi njya nibuka iwacu habagayo umugabo bitaga Kiringiti, ariko ntabwo nigeze amubona. Kiringiti baravuga ngo arwaye sida, ngo yarayikwanduza. Sida ntawe wari uzi icyo ari byo, urumva? Guhura nawe yarayikwanduzaga iyo byabaga bigeze saa 11:40 cyagiye. Urabizi ko hari amezi saa 11:40 umwijima uba watangiye kuza, akaba n'amezi ibihe saa 12 uba ubona hagisa neza. Igihe cy'imvura ubundi saa 12 buba bwije bubuditse, igihe cy'izuba akaba hakeye. Baravugaga ngo Kiringiti, umwana wese yaba ari mu muhanda yaba ari akiruka ko batamwanduza sida. Sida twari tuzi ibyo ari byo, ntabwo twari tuzi ibyo ari byo, uretse kumva abantu babivuga gutya, kandi manza n'abantu bakuru nabo ntabwo bari babizi. Tekereza ahantu twatinyaga Kiringiti n'abantu bakuru bakamutinya, kandi ntawe bigeze babona. Yari baringa nta yari baringa ntawe wigeze aba.
ibyo byo birashekera njyewe nagira ngo wenda yari umuntu wenda Reka utuye da. nk'ahantu uwavukaga yaravukaga akumva kiringiti akamushyira mu mutwe akazaba mukuru uwabyaye gutyo yari baringanye ntawe nigeze mbona n'abandi nabajije ntabwo bigeze babona kuri uwo musozi nta n'uwari uhari rero Reka. ni umuntu waje abakubita njyewe igipindi umuntu nabonye ni umwe n'uwo bitaga Rafaeli urumva yari afite akamodoka k'agasuzuki baravuga ngo aca imitwe urumva noneho yabaga akamodoka tukakabona nkiriya ugahita ugenda ukihisha nyuma y'igiti ukitsimba bamwitaga rupfufu rupfufu araje yamara gutambuka nawe ukagenda n'abantu bakuru ukabona abantu bakuru nabo ni gutyo urumva nabaga bavuga ngo iwe ngo yari afite ngo ikintu cy'igishene ngo cyangwa ngo yajyaga amanura ngo umuntu yamaze kumuca umutwe ngo akamumanura ngo ugahita agenda agahita ajya mu mugezi ahise antera ubwoba wowe urumva rero ibintu byo mu bwana ni byinshi ni byinshi pe aho kiringiti arashegeje utarabagabo kiringiti yahamuye abantu kandi ntawe uhari nta nzu ye igaragara ntawe nigeze mbona baravuga ngo nta senga baza bamo reka buri muntu wazanye uwo muntu niwe wabarangije ariko kiringiti nawe nigeze mbona pe baramuharabitse nyine atanahari kiringiti twamukize tugeze mu Rwanda nibwo mwamuvuye icyo gihe nawe urumva nageze mu Rwanda ngiye kuvuga ngo nibwo mwamuvuye mu nzara nari nibuka muto ko ataranahari nari muto urumva ejo bundi nibwo nabajije abantu bakuru ndabaza ko kiringiti icyo gihe yari mu ntoki ati ntawigeze abaho none se nk'abantu bakuru bamutinyaga bashingiye ku ki ni mentalite cyakora urumva ibintu byose ngo bipfira mu mutwe ni mentalite ukabona umuntu abyaye nka rimwe cyangwa kabiri bavuga kiringiti umwana abyaye nawe akiruka kiringiti yubahwe nibura yatumaga byinshi bijya ku murongo buriya urumva ntawe wararaga mu gasozi ntawe bwiraga ari mu gasozi buriya no kunywa mu kabari barigizaga bamuhunze hari akandi kantu gucira ku kibabi bakagutuma kujya kuvoma cyangwa ikindi kintu nusanga byumye ya macashwe yamaze kuma urahita upfa ukagenda mu mutwe uvuga ati ntapfa ukagaruka ugasanga amacashwe aracyari uti imana ishimwe sinkipfuye habuze n'umwe wagenda ngo agaruke yumye ubundi se wa mugani dusubije amaso inyuma ikibabi ni kibisi kiriho amazi kiriho amacashwe n'amazi ntibashyize ku muriro ntibashyize ku zuba ry'igikatu ubundi yari bwumishwe n'iki ariko biriya bintu ngiye mbona ku rundi ruhande yari tekiniki z'ababyeyi bakoreshaga kugira ngo barere abana neza ajya ahora atinya ikintu urumva kandi byagiye binadufasha pe byaratureze byaratureze nawe si ibyo byakubayeho ahubwo hari akantu nibutse uvuze kuri ya kuntu mwajyaga ku kamagare gutsuka niba ari gutsuka ngo ariko mwabyitaga mwebwe bakabakubita ko mwandusha amakabutura mwiga imitwe yo kuyakuramo noneho hari akandi kubera ko ahantu twari dutuye ntabwo twari tutarabona umuntu wapfuye manza batarapfaga cyane tu noneho umugabo witwa Mponge ariyahura yiyahuye tujya gushungera aho bamukuye mu cyo reka dara ari mu giti arimo agenda gutya akarere kamutwara kandi bise umuntu ameze nk'ishashi hari noneho aho bamushyinguye rero wowe nta muntu wahingukaga kugira ngo ataziyahura baravuga ngo Mponge araje kandi ubwo yarapfuye buri wese akaguruka akiruka buri wese agataha iwabo yatekerezaga yafoto yabonye mu kwa kundi twakinaga za biye kwa kundi twakinaga ibiki baravugaga urabona hari igihe bwiraga nka saa 12 zikagera mukiri gukina bajya kumva umuntu mukuru araje Mponge araje
mwese mukiruka mbiye buri wese agataha iwabo mu nzu agahita yirukanka ariko ni beza kandi baramushyinguye murabizi ko naho bamushyinguye twarabibonye mwarabibonye ariko kugira ngo hanyure ntabwo byafagamo bagenda bakajya kuzenguruka mu birometero nka 20 kugira ngo utanyura ahandi bamushyinguye ariko ubwo wenda habaga byane byo kuba ariko hari ibintu kera bavugaga ngo niba ngo ari Gakweto ngo ni umuzimu wabaga agenda. Gakweto namumenyeye mu Rwanda ariko baravuga ngo uyu muntu apfuye ngo ahita umuzimu yamara kuba umuzimu ngo akajya ahura nawe n'ibishoro ngo akagutwara ibyo ngibyo noneho ukagira ubwoba kujyana cyangwa yaba ngutwaje iki none rero byarakaze byarakaze pe ibintu byarahindutse ibintu byahindutse urabwo hari akandi kantu nanjye nibutse kera nagiraga ubwoba cyane cyane ariko mu cyaro rero bakagutuma nko mu nzu wenda mama akambwira ati tendetse ati genda uzane iki n'iki ayiwe nkabitekereza umumaro ese izina rya caro ni ryawe okay ngo rubizi neza nana yamvuga mu magicanda ngo nabimenye yego none haka tendetse sinsobanura ego komana yanjye hari umupapa hari undi muntu wabimbashe twakoranye ikiganiro musubizwa ngiye kukubwira hari ubundi tendeza ni papa wanjye warinyise hari ahantu njye numva ni hoteli yari mu mutara yitwa tendeza nzagenda ndabigiye yashingiwe babinsobanurira za Gatsibo papa wanjye rero yari afite ukuntu yankundaga cyane ni nawe warinyise ariko ngira amahirwe make yo kugira ngo agende ntamubajije icyo risobanura ibyo byose niwe wari bumpe ubusobanuro nafunga gufatika ariko hari umupapa umwe wari waravuye Tanzania wankundaga cyane wanarikundaga cyane yari yarambwiye ko risobanura imbabazi cyangwa se imbabazi ariko by'umwihariko nanjye ndarikunda cyane cyane bikabije ugira imbabazi yego ntutazinsabye ndazimuha noneho rero nakwinjira rero mu nzu ubwo mama akambwira ati genda nzanire ikiyiko esikanya atabona ngira ubwoba bajya mukoresha igishishimuzo naragendaga gutyo gusa ugakoresha umutima wawe mama rero agakunda umwana abwira ngo niba zizana iki nizana iki nta bindi wongeraho icyagutumye nyine kizane ngiye nkagira ubwoba nkagenda nakwinjira mu nzu kandi ubwo babaga bafunze pe nkafungura ubwo navuze n'umperekeza nkinjira namara kwinjira umutima ukatsimbuka ko harimo igikoko kandi nkumva kindi imbere noneho nkazajya ngenda hari ukuntu nyine umuntu aba yambaye inkweto nkakandagira ahanjye naho undi muntu muri make kugira ngo ngitere ubwoba ko ntari umwe ubwo ni ukadaboringa nkagira gutya wibeshye unyegere nkumene wibeshye unyegere sinjye wabonaga ngeze ku muryango nsohoka narirukaga ariko natwe urumva mu cyaro bagiraga inzu nini n'igikoni urumva inzu yo kuraramo n'igikoni akaba noneho n'abarara mu nzu noneho hari igihe mwajyaga mu gikoni ngo nabanaga na bashiki banjye kwa nyogokuru noneho bakavuga ngo mayi ngo ugende ujye kuzana ikintu mu nzu ukibaza inzira irafacemo tangira ati wamerekeza reka buri wese ati nijya ari mukuru bashiki banjye bakanga noneho nkagenda najya ngera ku muryango ngatabaza akagaruka niruka ubaye icyo ariko kanga kwinjiramo nanone ukongera ukagenda wajya ugasa nk'urenga metero ebyiri ugeze muri salo ugatabaza ukagaruka wiruka bikagera igihe noneho bakaguherekeza ukagenda ariko hari ubuze ubwenge none rero wewe wagenda gukandagira ahantu h'abantu bangahe babiri kandi nivugira uranyegera nkwice wibeshye unyegere tukwice umva nkagenda n'ubwo bwoba ariko hari n'ikindi gihe noneho nageze aho ubwoba neza numva buranyishe burundu ndagenda nihagararaho ndagenda
nsanga umwana aryamye bitamutera urwara Eyiwe. nsohoka muhetse mama atese biti icyo nagutumye nsanze umwana arira yahogoye mama ntabwo twamwumva ubwo nkaza muhetse ufite rero umwana iwacu ahetse umwana yicaraga hamwe urumva ntazi mbere mama akora tayari nkaba ndarurokotse cyangwa muryamye iruhande ngasinzira ariko mara yanjye we urumva rero utuntu two mu bwana tuba ari twinshi cyane tuzakora igice cya kabiri ni byinshi tuba ari twinshi cyane kandi iyo uvuze kamwe tubiri uhita wibuka ntabwo kantu sinajyaga nkibuka ariko ndibuka ku mwana nahitaga mutera urwara kandi nkahita mushyira mu mugongo ndi umwana ari nako turi busorezeho abita abagorozi b'iki gihe bitwaga abatampera abatampera noneho ndi umwana afite ubwenge bwinshi najyaga ndezona nk'umuntu mukuru baraza nibwo bari barimo kwaduka aciye agahe gatoya nibwo bari babonye wenda bari baradutse kera baraza baririmba indirimbo baririmbamo Habyarimana na Mobutu kandi tuzi ko ku ishuri nigaga mu mbere primaire ntubaho ku ishuri ni nk'icyenda kabiri icyenda gatatu ntubaho ko ku ishuri batubwiraga ko Mobutu ari umuntu ukomeye cyane ukaze noneho baririmba mu ndirimbo yabo bararirimba ngo Mobutu ngo inyamaswa zizamurya ngo ni igikomerezwa ngo ibisiga bizamunogoramo amaso tumva bamuciye amazi kandi wari uzi ko akazi abagabo baza bagiye kujya mu ijoro bari kuvuga Mobutu yuko ngo ibisiga bizamukuramo amaso ari perezida narabakurikiye ibirometero n'ibirometero nta no kureba inyuma ngo none si umwana numva ngo ngiye mu ijoro numva bari kuvuga ngo Mobutu ngo ibisiga bizamurya ngo n'ibinyamaswa bizamurya ndavuga abangaba bagiye mu ijoro Mobutu bizamurya ndamukurikira kubera iki wagize mu bwenge bwawe wumva ko bagiye mu ijoro none se ko bari kuvuga bari kuririmba ngo abategetsi bakomeye n'iki byose ndabakurikira ndagenda ndaruha kugira ngo atansubizayo barengaga ikorosi nkingukiriye akaba ari bwo uryinjiramo umva barisohoka mukinjira sinzi umugabo twahuye ababwira abo bagabo ati si umwana muri kumwe tugeze kure byatari ati uyu mwana se ati uwo mwana uruwaye navuye ahantu zisi mwe mwaririmbye ngo mugiye kujya mu ijoro ngo Mobutu ngo ibisiga bizamurya inyamaswa bizamurya kandi ubwo disasanga barakubwiye nabi batarabanje no guseka barumirwa none warangije aravuga ati uyu mwana ntabwo twamukomezanya wa mugabo yaratuye muri ako gace mutujyanira rangije ndagenda ndaryama mubwiye iwacu arabamenya mu gitondo arabyuka mu gitondo aranjyana no mu rugo bahangayitse bahashatse none rero urugendo rwo kujya mu ijoro yategereza Mobutu usanga Mobutu se ko atapfuye byagenze ute yapfuye nyuma akabana ni beza ni ukuri numvaga ko bari bujye mu ijoro abana ni beza pe gukurikira abantu ngo bagiye mu ijoro kuko bari kuririmba igikomerezwa yuko inyamaswa zamurya ibisiga bikamukuramo bikamunogozamo amaso basi ntibanarimbaga bati Mobutu tujyane mu ijoro wumve ko ujyanye n'umuntu ukomeye musa ntitwasoreza wa mugani natwe dusoze guhazaza igice cya kabiri gusa ababyeyi bajye bihanganira abana ku mafuti bakora bagerageze bihangane rwose reka dushimire rero abadukurikiye basezere gutumirwa kabisa basezere hanyuma reka tubashimire rero naho utaha yego ndetse abona urahenda utabwiye ngo bakore subscribes
y'abantu banjye bose rwose mukore subscribe mujye munareba Tendeza ntabwo nari nzi ko ari ryo zina rya mama Gicanda akaba ari umudamu wa Meki urumva ndabizi abantu b'iwanjye barahita baza biruka bose baza kureba amateka ngayo nguko rero nuko bimeze bakore subscribe bakore comment share like comment ariko banaze yego ntibyirengagize nabo batubwire bakiri bato cyane murakoze cyane turabakunda Imana ibahe umugisha amina naho gutaha